Reka ngushimire kandi nongera kuguha ikaze ukomeje gukurikirana MX Empire, haba gukurikira ibyo ikora ndetse no gufata umwanya wawe ukumva ibiganiro byinshi byiza binogeye amatwi tuba twakugejejeho. Uyu munsi tugiye kubakorera urutonde rw'abakinnyi cyangwa b'indwanyi 10 abambere mu bambere ku isi cyangwa isi yigeze igira, haba bariho ndetse n'abatabarutse mu bijyanye n'imirwanire cyangwa se imirwano y'amasho art, ikiswe imikino njyarugamba mu rurimi rw'ikinyarwanda. Tugiye kuvuga kuri amwe mu mateka yawo tuyacagaguye, ariko tubabwiye ko tugiye gukora ikindi cyegeranyo cyangwa tuzadukora nyine amateka y'ubuzima bw'umwe kuri umwe kuri umwe, kuva avutse kugeza ubu cyangwa kuva avutse kugeza atabarutse. Uhawe ikaze, usabwa gukora subscribe. Iyo ubonye cyangwa ukumva ijambo martial art wumva iki? Ni imikino njyarugamba mu rurimi rw'ikinyarwanda. Uyu munsi rero twabategura urutonde rw'abakinnyi 10 ba mbere b'abahanga ndetse b'ibihangange mu mateka y'isi babayeho, bagiye bakora ibigwi bitandukanye cyangwa bakomeye muri iyo mikino njyarugamba. Tunabasezeranya ko tuzabakorera amateka ya buri umwe kuri umwe ku giti cye, kuko bagiye bafite amateka menshi atandukanye atatwemera ko twavanga mu kiganiro cy'abantu 10. Reka rero twihute cyane duhere ku mwanya wacu wa 10. Ku mwanya wa 10 turasanga John Nguyen. Yavutse tariki 16 z'ukwezi kwa mbere 1974. Avukira Binh Duong mu gihugu cya Vietnam. Uyu mugabo akaba afite imyaka 50 y'amavuko. Akaba areshya kandi na metero 1 na santimetero 81 mu burebure. Uyu mugabo yagiye akina filime nyinshi zigiye zitandukanye, harimo nyinshi cyane rwose, ariko zimwe mu zagiye zimuhindura ubuzima cyangwa muzo twahisemo kubabwira, harimo zimwe muri izo ngizo harimo Spider-Man 2, harimo Kiss of Death, harimo Love of Puzzle, harimo na Power of Kid, n'izindi filime nyinshi zigiye zitandukanye tuzagarukaho nyine muri cya gihe twababwiye, mu gihe tuzaba turimo tubakorera amateka ya buri umwe kuri umwe, tubabwira ibigwi bye ndetse n'imva n'imvano kuva avutse kugeza na n'ubu. Uyu mugabo rero akaba ari ku mwanya wacu wa 10 mu bakinnyi cyangwa se mu ndwanyi zikomeye isi ifite mu bijyanye na martial art. Reka twerekeze ku mwanya wacu wa 9. Ku mwanya wacu wa 9 turasanga Tony Jaa, Ong Bak, Nyiramavi ku mugani w'Abanyarwanda, n'andi mazina menshi agiye atandukanye abantu bagiye bamwita bitewe n'ibigwi yagiye akora mu mafilime ndetse n'abagiye babona nyine bimwe yagiye mu byo akora. Tony Jaa nawe yavutse tariki 5 z'ukwezi kwa kabiri mu 1976, avukira Surin mu gihugu cya Thailand. Uyu mugabo akaba afite imyaka 48 ndetse akaba ari n'umwe mu legend isi ifite cyangwa se mu bahanga ba mbere isi ifite mu bijyanye n'imikino njyarugamba cyangwa martial art. Uyu mugabo rero ni umwe mu bazwi mu mikino njyarugamba, cyane cyane ko nyine bagiye bamwitira utuzina ati Nyiramavi, Nyiri inkokora n'andi mazina menshi agiye atandukanye bitewe n'ibyo babonaga akora. Uyu mugabo akaba azwiho kurwanisha cyane amavi ndetse n'umutwe ndetse n'ibirenge bye cyangwa se imigeri, akaba azwiho imigeri myinshi, nyine ararambutse cyane, mbega ni umwe mu bahanga mu gutera imigeri. Imwe mu mikino rero azwiho cyane hano ku isi kurusha iyindi muri rusange, cyangwa se imwe mu mikino arimo umuhanga cyangwa yagiye mugira umuhanga muri yo, turahera kuri Kung Fu, Tai Chi, Karate, Shotokan n'indi mikino myinshi igiye itandukanye. Zimwe muri filime zamuhinduriye ubuzima harimo nka Ong Bak, harimo Maytay, harimo Oreo, harimo Tom Yum Goong, harimo Ong Bak 2, harimo The Beginning, harimo Fast and Furious 7 yakinwe muri 2015, harimo SPR 2 n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Uyu mugabo rero namwe ni umwe mu bafite amateka menshi akomeye cyane hano ku isi mu bintu bijyanye n'amashoti cyangwa se imikino y'injyarugamba, cyane ko yaje ku mwanya wa 9 mu bantu bose batuye isi, aba ari we muntu uza ku mwanya wa 9 bitewe n'ibigwi yagiye akora. Uyu mugabo nawe tuzamugarukaho mu gice cyacu cyihariye, tuzaba tuvuga ku buzima bwa buri umwe kuva avutse kugeza ku myaka ye ubu ngubu cyangwa se kugeza igihe cya nyuma yabayeho ku isi. Reka twerekeze ku mwanya wacu wa 8. Turasanga Donnie Yen Chi-tan. Donnie Yen yavutse tariki 27 z'ukwezi kwa karindwi 1963. Uyu mugabo akaba afite imyaka 61 y'amavuko, akaba yaravukiye Guangzhou mu gihugu cy'Ubushinwa. Uyu mugabo akaba azwiho cyane mu mikino njyarugamba, nyine imwe muri yo harimo Wing Chun, harimo boxing, harimo Tai Chi, harimo karate, harimo kickboxing, harimo na Jeet Kune Do. Jeet Kune Do ni umukino turi buze kugarukaho twitonze. Harimo Aikido, harimo Taekwondo, harimo Muay Thai, harimo Brazilian Jiu-Jitsu, harimo Judo, harimo Wing Chun, harimo na Wushu ndetse na Yen. Iyi ni imwe mu mikino njyarugamba ikomeye hano ku isi, abantu bamwe muri twe nta nubwo tuyizi, ariko ni imwe mu mikino ikomeye cyane yuko ziriya filime zitunganyirizwa muri biriya bihugu bano bagabo bakomokamo. Usanga ino mikino cyangwa amatekinike agiye ari muri iriya mirwanire yazo agiye yihariye nyine mw'ino mikino twavuze haruguru.
Donnie Yen ni umwe mu bagabo batangaje cyane hano ku isi bitewe n'imyaka ye, bitewe n'uburyo asa ndetse n'uko angana. Abantu bakunze kumwitiranya bakabona ko ari umusore, kuba atamuzi cyangwa se yaba ari kumwe n'umukobwa w'abantu benshi bakavuga ati n'umuhungu muri kumwe ni bogare, batazi ko ari se. Birumvikana umwe mu bantu batangaje hano ku isi bitewe n'ibigwi bagiye bakora. Gusa uyu munsi mu nyemerere tuvuge kuri ibi bikeya bimwe mu byo yagiye akora. Donnie Yen rero ni umugabo wakoze ibigwi bigiye bitandukanye cyane cyane mu mafilime atandukanye hano hanze, ndetse akaba azwiho kuba uwa mbere mu bahanga muri ino mikino twavuze haruguru. Uyu mugabo akaba afite abantu bamukurikirana ku rukuta rwe rwa Facebook bangana na 5,600,000, ndetse na Instagram akaba afite abantu bamukurikira bangana na 2,200,000. Donnie Yen akaba areshya na metero 1 na santimetero 73. Reka tunyarukire ku mugabo uri ku rutonde rwacu rwa 7. Jean-Claude Van Damme yavutse tariki 18 z'ukwezi kwa 10 1960, akaba afite imyaka 63 y'amavuko. Yavukiye Saint Agatha Betham hariya mu gihugu cy'Ububiligi, akaba areshya na metero 1 na santimetero 77. Uyu mugabo nawe ni umwe mu legend isi ifite, cyane ko burakuza ku mwanya wa 7 ku isi ntabwo ari ibintu byoroshye, bisaba kuba warabikoreye. Hari abandi bahanga benshi ugiye uzi, ariko uyu mugabo nyine arabarusha ibigwi bitewe n'umwanya ariho, cyane ko ibi ngibi ni ibintu babyizewe kandi bigendera ku mateka menshi agiye atandukanye, kuva umuntu avutse kugeza no ku myaka aba afite ubu ngubu. Uyu mugabo nawe ni umwe mu bazwi cyane mu mikino njyarugamba. Imikino myinshi wamumenyaho ni kickboxing, ni karate, ni muay thai, ni taekwondo, ndetse akaba nyine ari umuntu uzwi cyane kuba akunda karate cyangwa azi karate cyane kurusha indi mikino yose. Mbega ni uwa mbere muri karate kurusha indi mikino yose. Akaba akina karate rero yitwa Shotokan. Karate murabizi ko habamo ibice bibiri, harimo Wadoryo ndetse na Shotokan. Bitandukanira ku matekinike n'imivugire ndetse n'imigendere ya buri tekinike cyangwa n'imigendere y'ibyo twita amakata. Uburyo amakata agenda akorwa cyangwa amatekinike niho bitandukanira, gusa byose ni karate ariko ziri mu moko abiri. Uyu mugabo rero Jean-Claude Van Damme akaba azwiho nyine kuba ari umuntu urenze cyane mu bintu bijyanye na karate ya Shotokan. Jean-Claude Van Damme akaba afite abamukurikirana ku rukuta rwe rwa Facebook bangana na 34,000 ndetse n'100,000, naho kuri Instagram akaba afite abantu bamukurikirana bangana na 8,100,000. Abo bose ni abafana be, nanjye ndimo muri abo, cyangwa nawe ushobora kuba urimo. Aba bagabo turimo kuvugaho turimo kugenda tubabwira zimwe mu ncamake z'amateka yabo cyangwa z'amakuru yabo, ndetse tunababwira bimwe mu bigwi byabo bagiye bageraho. Twite cyane twerekeze ku mwanya wacu wa 6. Ku mwanya wa 6 turasanga Wesley Snipes. Yavutse tariki 31 z'ukwezi kwa 7 1962, akaba yaravukiye ahantu bita Orlando muri Florida muri United States. Uyu mugabo akaba afite imyaka 61 y'amavuko. Uyu mugabo nawe akaba azwi cyane mu mikino njyarugamba. Imwe muri yo abamo wa mbere cyangwa se imwe muri yimi bangukira nyine ashoboye kurusha iyindi, arimo Hapkido, Shotokan, kickboxing, Brazilian Jiu-Jitsu. Uyu mugabo nawe akaba afite nyine ibigwi byinshi bigiye bitandukanye, ku buryo uyu mugabo ari umwe waje ku mwanya wa 6 hano ku isi yacu mu bijyanye n'imikino njyarugamba. Ni umwe mu bagabo b'abahanga isi ifite mu bijyanye n'imirwanire. Tubibutsa ko uyu nawe ni umwe mu bantu isi ifite bagiye bakina amafilime menshi, bagiye babaha ibyishimo cyangwa bagiye batanga ibyishimo byinshi bigiye bitandukanye. Reka twerekeze ku mwanya wacu wa 5. Ku mwanya wa 5 turasangaho Steven Seagal. Steven Seagal yavutse tariki 10 z'ukwezi kwa 4 1952, akaba afite imyaka 72, akaba arusha Jackie Chan imyaka 2 ndetse n'iminsi 3. Yavukiye muri Los Angeles, Michigan muri United States. Steven Seagal akaba afite ubwenegihugu bw'ibihugu 3 bitandukanye, harimo Amerika, Uburusiya ndetse na Serbia. Uyu mugabo akaba areshya na metero 1 na santimetero 96. Akaba azwi cyane mu mukino njyarugamba harimo nka Aikido, Karate, Judo, Brazilian Jiu-Jitsu, Kendo na Shitoryu. Iyo ni imwe mu mikino njyarugamba ikomeye cyane hano ku isi, gusa nubwo nyine itagiye igera mu bihugu bya Afurika ariko bamwe muri yo barayizi. Gusa ni imwe mu mikino yihariye abantu benshi bagiye batazi, ariko ni imikino ikomeye cyane cyane ko muri filime baba bakinamo nyine ahenshi nabo bazigaragariza izo tekinike. Uyu mugabo rero niwe wari ku mwanya wacu wa 5, ariwe wiswe Steven Seagal. Ni umukinnyi wa filime ndetse ni n'umuhanga mu bikorwa byinshi bigiye bitandukanye. Hari filime nyinshi bagiye bakina, nazo tuzagenda tuzigarukaho mu gice cyacu cya 2 cy'iki kiganiro. Ku mwanya wa 4 turasanga Jet Li. Jet Li nawe muramuzi, akaba afite irindi zina yahawe n'abanyarwanda ari ryo Gakuba cyangwa se Jet Li Gakuba. Yavutse tariki 23 z'ukwezi kwa 4 1963, avukira Beijing mu gihugu cy'Ubushinwa. Akaba afite imyaka 61, akaba yaravutse Jackie Chan afite imyaka 9 ndetse n'iminsi 19. Akaba azwi cyane mu mikino njyarugamba izwi nka Tai Chi,
Wushu kandi akaba afite abamukurikirana ku rubuga rwe rwa Facebook bangana na miliyoni 28 ndetse n'ibihumbi 800 ndetse no kuri Instagram akaba afite abamukurikira bangana na miliyoni 3 n'ibihumbi 200. Jet Li akaba arerekana na metero 1 na santimetero 68. N'umwe nabe mu bakoze amateka bafite n'ibigwi byinshi bigiye bitandukanye hano ku isi. Tuzabigaruka mu gice cya kabiri cyacu cy'ikiganiro. Ku mwanya wacu wa gatatu turasanga Viditya Jamal yavutse tariki 10 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'1980 akaba afite imyaka 43. Uyu mugabo rero ni umukinnyi wa mbere wa filime hara mu gihugu cy'Ubuhinde, akaba ari n'uwa mbere mu bijyanye n'imirwanire cyangwa se muri martial art hara mu gihugu cy'Ubuhinde, akaza ku mwanya wa gatatu ku isi mu bagabo ba mbere batinyitse cyangwa bakomeye mu bijyanye n'imikino njyarugamba hano ku isi dufite. Viditya Jamal akaba afite abantu bamukurikirana kuri urubuga rwe rwa Instagram bangana na miliyoni 8 ndetse akaba ariwe ndwanyambere mu gihugu cy'Ubuhinde izwi cyane cyangwa ishoboye ibintu bijyanye na martial art. Ku mwanya wacu wa kabiri twibuse cyane turasanga Jackie Chan. Jackie Chan yavutse tariki 7 z'ukwezi kwa 1954 avukira Victoria Peak, Hong Kong. Agashya wamenya kuri uyu mugabo nuko njye nawe tuvuka mu kwezi kumwe, kwezi kwa 4. Avuka ku itariki 7 z'ukwa 4 nkavuka kuri 5 z'ukwa 4, mvuka kuri 5 z'ukwa 4 akavuka kuri 7 z'ukwa 4. Uyu mugabo rero nkaba mwihariye agashya yuko murusha iminsi ibiri yo guserebura amavuko. Ni bimwe mu bigo wamenya by'uno mugabo rero. Jackie Chan akaba afite imyaka 70, akaba areshya na metero 1 ndetse na santimetero 74, akaba arusha santimetero 2 Bruce. Uyu mugabo nawe akaba azwi cyane mu mikino njyarugamba harimo nka Jeet Kune Do, Taekwondo, Judo, Hapkido. Jackie Chan kandi afite abamukurikirana ku rubuga rwe rwa Instagram bangana na miliyoni 71 n'ibihumbi 300. Ni uwa mbere mu rutonde rwacu kuba mukurikirana cyangwa se ufite abantu bamukurikira ku rubuga rwe rwa Facebook. Ndetse umugabo akaba afite na miliyoni 3 n'ibihumbi 700 ku rubuga rwe rwa Instagram bamukurikirana, ndetse akaba afite na miliyoni 1 n'ibihumbi 500 kuri X cyangwa ku rubuga rwa X yahoze yitwa Twitter. Agashya wamenya ko no mugabo Jackie Chan akaba amaze gukina filime zirenga 160. Bagiye bafite amateka menshi atandukanye. Mwanya wacu wa mbere turasanga Bruce yavutse tariki 27 z'ukwezi kwa 11 1940. Uyu mugabo ni umwe mu myaka 1000. Kugira ngo byumve neza, kugira ngo ubone umuntu umurusha ibigwi akamwigizayo nyine akamuhirika, nuko ushobora kuba wenda uwo muntu yatangira gukina martial art uyu munsi akaba yamara imyaka 1000 akina iyo martial art, yitoza amatekinike, akora ibintu bigiye bitandukanye n'imyitozo myinshi cyane ikomeye, nibwo yagera ku rwego yaba yakuraho agahigo kaciwe na Bruce Lee. Na n'ubu maze imyaka irenga 60 nta muntu n'umwe uraca ku gahigo. Bruce Lee ni umwe mu bagabo barenze hano ku isi mu mateka y'isi, umwe mu bantu bakoze ibigwi bigiye bitandukanye bitazigera byibagirana ndetse bitazanasibangana, cyane ko bizagorana ko wabona umuntu ukuraho ibigwi bye nyine mbere y'ibinyejana nibuze 3. Imirwanire yo n'umugabo ni imirwanire yagiye icanga abantu benshi cyane ko afite umuvuduko mwinshi nyine ugiye uteye ubwoba. Tumwe mu dushya akora, ashobora kuba yakubwira ngo ushyire igiceri mu kiganza cyawe ugipfumbate, akaba yagikuramo utamenye igihe yagikuriyemo. Ni umugabo ufite ibigwi bidasanzwe ndetse na zimwe mu mbaraga zidasanzwe utamenye uko zikora, ndetse usibye kuba nyine yarabayeho abantu bakiriho cyangwa hakiriho za kamera zifata ibintu yagiye akora, byagorana kugira ngo bakubwire ibintu n'umugabo yakoze ubyizere. Amahirwe nuko yabayeho hariho za kamera nyine zifata ibintu cyangwa se zibika amashusho y'ibikorwa bye bimwe na bimwe yagendaga akora. Naho yashoboraga gutera pompage 13 mu isegonda rimwe. Ibyo ni ibintu udashobora kwiyumvisha, ariko yarabikoze. Bruce Lee rero ni umwe mu bavumbuye umukino njyarugamba hano ku isi, yihariyeho yaratekereje nyine awuhereza tekinike zawo ndetse awuhereza n'izina ryawo. Bimwe mu bigwi biteye ubwoba uyu mugabo yubatse, umukino njyarugamba witwa Jeet Kune Do. Ni umukino mwagiye mwumva aho ba Jet Li bagiye bawukina, Jackie Chan ndetse na Donnie Yen ni bamwe mu bagiye bakina uwo mukino nyine wavumbuwe na Bruce Lee, ndetse bakaba n'abahanga ba mbere muri uwo mukino. Jeet Kune Do ni umukino njyarugamba nk'iyindi, gusa aho bitandukaniye nuko iyo uwo mukino nyine tekinike zawo ndetse n'imigendere ya kata zawo, ubwo abakina karate cyangwa bazi martial art mwese murabisobanukiwe iyo tuvuze kata. Ni umukino utangaje cyane kuko iyo bakora tekinike zawo bakoresha buri mpera y'urugingo. Ubwo ni ukuvuga niba uzinze cyangwa niba ufashe ikiganza cyawe ukakirambura ku mitwe y'intoki hari tekinike yaho. Niba ufashe ikiganza cyawe ukagihina hano mu bujana, twita mu bujana no mu kinyarwanda nyine tubyita mu bujana, cyangwa se abazi karate cyangwa bakina martial art bahita tesho. Aho naho hari indi tekinike, ndetse iyo uhinnye igikumwe cyawe
muri kimwe cya kabiri cy'igikumwe cyawe, aho hari indi tekinike, no kuvaho igikumwe cyawe gitereye kugeza muri icyo gice kindi cya kabiri harimo indi tekinike. Ni ukuvuga ngo kuva ku kaboko kawe habaho gatereye naho hari indi tekinike, mu nkokora yaho hari indi tekinike, ndetse ikiganza ahantu gitereye hari indi tekinike, aho urutoki rutereye hari indi tekinike, n'aho rurangira hari indi tekinike. Buri hantu hose urutoki rwihinira hagiye hari tekinike kubiye muri uno mukino witwa Jutekunido. Jutekunido ni umukino uteye ubwoba abantu benshi batarasobanukirwa cyangwa se batazi, kuko imikoreshereze yayo cyangwa imikorere yayo iteye ubwoba. Wakibaza ngo bimeze bite? Zimwe muri tekinike zawo ku musozo w'amano cyangwa aratwe tubona nyine amano arangirira, hari tekinike yawo cyangwa hari umuntu ushobora kugukubita umusozo wino ukaba wahita ubura ubuzima mu gihe cy'isegonda rimwe gusa. Si ibyo gusa kandi, aho amano atereye ku kirenge cyawe harimo indi tekinike, aho ikirenge gitereye harimo indi tekinike, ku gatsitsino ndetse no mu ivi hose hagiye harimo amatekinike agiye atandukanye. Ikindi wamenya ni uko uno mugabo Bruce Lee afite abantu bamukurikira ku rubuga rwa Instagram hangana miliyoni 12,300, ndetse akaba afite n'abafollowers cyangwa se abandi bamukurikira ku rubuga rwe. Afite abandi bantu bamukurikira ku rubuga rwe rwa Facebook bangana miliyoni 28,700. Kuri Instagram akaba afite miliyoni 12,300, ndetse bamwe mu bakunze poste ziwe cyangwa barayikinze poste ziwe miliyoni 20 n'abo muri California, Los Angeles. Ikindi abarenga 36,480 bateye comment ku mafoto ye cyangwa bagiye batanga ibitekerezo nyine kuri zimwe muri poste ziwe. Bruce Lee yitabye Imana cyangwa yatabarutse tariki 20 z'ukwezi kwa karindwi 1973. Yatabarutse afite imyaka 32, akaba ari n'umwe mu bagabo batoya isi yigeze igira cyangwa ba mbere nyine, akaba ari umwe mu bagabo batoya ba mbere muri martial arts yigeze igira, cyane ko ayobora urwo rutonde ari n'uwa mbere kandi akaba ari nawe mutoya mu bagabo nyine twavuze haruguru cyangwa muri runo rutonde. Bruce Lee kandi ikindi wamenyaho ni uko ari we mutoya muri uru rutonde twavuze, cyangwa se niwe warangije ibigwi bye, watabarutse nyine ku bigwi bye ari mutoya kurusha abandi, afite imyaka 32 gusa. Ni umwe rero mu bakoze amateka na n'ubu ataribagirana cyangwa se atazibagirana. Ni n'umwe wakoze ibintu biteye ubwoba ku isi abantu benshi batabasha kwiyumvisha. Tubasezeranyije ko tuzatugaruka ku buzima bwa buri umwe kuri umwe nyine muri iki kiganiro. Ngurwo urutonde rw'abarwanyi cyangwa se abambere mu bambere isi yigeze igira cyangwa ifite na n'ubu mu bijyanye n'imirwano cyangwa icyo twise martial art. Ni imikino njyarugamba. Zimwe mu byo tubona, bimwe byavuyemo imirimo ya benshi, bimwe birabatunze. Hari n'abinjiriza kuba iyo mikino yaravumbuye cyangwa yarashyizweho cyangwa iriho. Bamwe mu bayivumbuye rero twababwiye haruguru, haba mu iteramakofe, mu mikino yindi njyarugamba igiye itandukanye, aho ibyitwa karate, boxing, kungufu, tai chi ndetse n'izindi. Ngiyo rero imikino njyarugamba itunze benshi hano ku isi, ndetse yagiye yubakirwa amamizi menshi agiye atandukanye. Ariko ngabo abagabo 10 bagize uruhare mu kugira ngo yamamare cyangwa bamwe muri yo banayivumbuye. Ni abagabo 10 gusa. Wabumvishe rero ngabo, tubararikiye ko mu biganiro byacu bitaha tugiye gukora urutonde cyangwa tugiye gukora umwe kuri umwe, gukora amateka yose yimbitse buri kantu, ndetse tuvuga no kuri buri kantu tutajye tuvugaho haruguru. Gushimye ko wafashe umwanya wawe kumva iki kiganiro. Sabwe gukora subscribe, like, share and comment. Tukifuje kugira imugarike n'ubugingo. Iyi ni channel yanyu rero yaje ku bwanyu, ihorana amakuru ku gihe, MX Empire. Muragahorana Imana.